tubahaye ikaze ku Ijuru Family Show, urubuga rwacu, urubuga rwanyu, urubuga rwacu n'imiryango yanyu n'umuryango wacu, aho tuganira tugamije ko imiryango yacu ihora iri mu munezero, ihora iri mu rukundo, ihora itera imbere, ari byo twita Ijuru Rito. Umunsi turi kumwe n'abashyitsi batatu musanzwe mubazi, ariko nanyango nongere mbasabe bibwira abantu ku batari babazi. Turahera ibumoso. Ibumoso ni nanjye ku batari basanzwe banzi, abaje ubwa mbere ku Ijuru Rito, nitwa Virgile, akaba ndi papa w'aba bajene bose. Yewe nitwa Benita. Wowe? Yewe nitwa Ganza Bonheur Serge. Ukaba wiga mu wa kane? Niga mu wa gatatu, kandi ndabashimiye ko mudukurikirana ku Ijuru Family Show. Abatarakanda subscribe tubabwira iki? Mukande subscribe, umuntu akanda akazogera mutazamugira ibiganiro murata. So uyu munsi nshaka ko tuganira ku kiganiro gifasha abantu kugira amahitamo. Buri gihe turi kuganira tujya tubwira abantu ngo gutera imbere, gushyira imbaraga, kugira vision, ariko gutera imbere, umuntu ashobora gutera imbere atagize amahitamo. Gutera imbere biravuna. Gutera imbere biravuna? Gukira ni byiza ariko biravuna. Gukira ni byiza ariko biravuna. Gute so? Umukire utarabikoreye bisaba guhitamo ibintu byinshi kugira amahitamo, urakora iki cyangwa urareka iki. Hari ahantu kandi tweze kugira isitori y'amahitamo ushobora gusangiza abantu ikabasigira isomo. Reka mbaho umwanya mubanza mwisangiza abantu, noneho nyuma turaza kuyivanamo amasomo basangiza abandi bantu. Ninde uri widusangize, ninde uri butangire? Ni njyewe? Okay, reka bari njyewe ntangiza. So, isomo tugiye kubasangiza ni igihe kimwe twari tugiye muri Expo. Twari turi kumwe na Princesse, na Bobo, na Teta, ndetse n'undi mukuze Chance. Ndavuga reka ndebe yuko aba basore banjye n'inkumi nabaha isomo ryo kujera amafaranga. Tugeze ku marembo ya Expo, buri muntu namuhaye twamaze kwinjiramo. Ako tutaragera ahantu hari ibikinisho cyangwa za ice cream n'ibindi. Turagusaba ngo tujyeyo utuduheza bibiri ngo twitire. Mwaje mumbwira ngo bamwe babanga ice cream ngo imodoka, nawe reka mba amafaranga, buri muntu aze guhitamo ibyo yakoresha. Buri muntu muha bibiri. Okay. Maze kuyaba rero byagenze gute? Aho no hari isomo ry'ubuzima. Reka tubanze twumve Bobo. Yewe naguze imodoka ebyiri, utumodoka dutoya, uroni isaha imwe yanjye. Aryo abaguze mbere ni bande? Aha, mwebwe mwabanje kugura mwavuze ibiki? Twaguze ice cream ebyiri buri wese igihumbi. Ice cream imwe y'igihumbi, bibiri muba murabishoje. Mwebwe se ko iki mutaguze ice cream icyo gihe? Ubwo yanabyungukiye mu yaguze imodoka, tuvuye ko twari twamubuze, yayobeye muri Expo. Mama yitamugurira ice cream y'ubuntu atanishyuye. Yaguze n'imodoka. Ucyo nandi kubaza Bobo? Twaje no mu bikinisho, haje twishyurira twari mu bikinisho. Ibikinisho ariko narabibishyuriye mwese. Kubera iki wowe abangaba baguze ice cream wowe ntuyigura? Kubera yuko nari mbize ko n'indya ice cream zaje ntizigere garukana none, ariko imodoka nayibika nkayikoresha ejo n'ejo bundi. Ese warubizi ko ahantu twabanje guhura na hari ice cream? Ese warubizi ko inyuma hari ahandi hantu hari buze ko hari imodoka? Gusa nezi ko shoko ariko nawe aragomba kuza kuzengukana byose bihari mu nkabana guhitamo nyuma. Kuyo mpitamo mbere nayo kugenda byose nari nigeza nkicuza impamvu nafashe ibyo nabonye bwa mbere. So ngo we wanze gufata icyemezo mbere kugira ngo utaza kwicuza umaze kumenya ibindi biryoshye. Bagomba kubanza kubashyira icyo nshaka aricyo ngomba gufata. Aha, mwebwe mwahisemo mbere mumaze kugura ice cream. Cyo nzi cyo twageze hagati muri Expo zamaze gushira.
mwiyumvise gute impamvu muvuge cyane navuze ice cream nabonaga n'ubundi byari bihari ari ibikinisho by'abana cyangwa iby'abahungu n'ibyari bihari by'abakobwa byari ari menshi kurusha bibiri ntabwo nari kujya kugura isaha za plastique igura nka magana angahe kubera iki nari isaha ya plastique yari kubikisa izanye kuri kubeshya abakunzi bacu tugeze mu modoka mukazana yasa mwari wabuze yasa imurika gutya imurika Spiderman mwiyumvise gute mwemwe ngewe icyambabaje ni ukwera ko ice cream n'ubundi naguze zahise zishiramo kandi mwazimaze mutanabahaye barabahaye mwabahaye byibuze urumva ko byibuze aho ngaho niho umuntu yagarurijemo na Bobo yaraguze turasangira iki ice cream yayindi iyo bamuguriye nyuma bamuha pole none se twa Bobo yari yatangiye avuga ngo gukira ni byiza ariko biravuna tutatubihuza no gufata ibyemezo no kumenya guhitamo aho ngaho mwebwe amasomo mwavanyemo naya yaba ari Bobo na Chance babanje gutegereza bakaza kugura nyuma arya mwaguze ibiki imodoka ebyiri buri wese mwaguze imodoka ebyiri imwe yagaga magana tumwe duto yabagendesha tumodoka tubiri twa 500 n'isaha y'igihumbi yakamo Spiderman ngira twagurira abashiko mwaguze tumodoka tubiri kamwe uragafata akandi ukagahashesha Chance afata akamodoka kamwe akandi agahashana noneho rero nshaka mwebwe mwabanje kurya ice cream twagiye gusohoka muri expo mwazimaze isomo mwavanyemo dushaka no gusangiza abantu niri kudahubuka gufata icyemezo kubera iki kuko nka Bobo isomo navanyemo ni kudahubuka gufata icyemezo kandi iyo ufashe icyemezo wahubutse ushobora kukicuza nyuma cyangwa se ugashaka kugisimbura n'ikindi kandi bitagishobotse ariko rero hari ahantu nabajije ngo mugeze mu modoka ice cream mwaziriye mwazimaze mubonye Bobo azanye imodoka ebyiri n'isaha na Chance azanye imodoka ebyiri n'isaha wowe wiyumvise gute ugisha ukuri ubeshye numvise nyine mbabaye kubera ko nyuma yo kugura ice cream imbere nyine nagiye mbona ibindi byiza ntangira nyine kwicuza impamvu nagura ice cream zihenze kandi nyine ntabasha kugura bya bintu byiza nabonye wowe isomo wavanyemo ubonye abandi ibyo baguze babimaze wowe imodoka urazizanye uzigeranye mu rugo wavanyemo irihe somo iryawe maze uvuge iryawe nurangiza uvuge n'iryo ba Benita bakura numvaga nishimye kubera ko nabanje kubanza kuzenguruka ahantu hose ibintu byose bihari ibyo nshaka narya ice cream na nyuma urangije ugira na bonus yo kurya ice cream noneho reka maze teta uyu munsi turamutse dusubiye muri expo sibyo noneho nkabaha 5 buri muntu kwanza uyu munsi mwebwe mufite n'amafaranga bo mufite amadolari familiar ariko tugiye kujya muri expo tuzaya tuyavunjisha no buri muntu ajyana yo shaka wajyana 5,000 wajyana 10,000 n'ijana wabijyana jana saa bifite muri mwebwe no by'amadolari familiar ariko mu manyarwanda nta bifite ndafite okay byo tuzabibara mu kiganiro gitaha by'ama DF aho ufitemo nk'ijana by'amanyarwanda wowe dusubiyeyo ukaba ufite 10,000 n'urugero by'amanyarwanda ni iki wakora kugira ngo unyuranye n'iko nuko wari wabikoze ubushize nabanza nkareba ibintu byose nyine biri muri expo nkareba ibyiza n'ibyangirira akamaro noneho nkabona guhitamo nabanjije kureba ibyiza byose bihari wabo ntabwo wakongera kugendera ku bushake n'irari wagendera ku bushake ariko ntabwo udakabire cyane ukavuga ngo ibi ngibi bizangira akamaro ibi ngibi n'ubundi nabigana ubutaha wowe noneho reka turebe rero abakunzi bacu abantu babakurikirije Rito Family Show murabizi harimo abantu b'abajene bagiye kubaka urugo harimo abantu b'abajene uyu munsi bashaka gutera imbere
avuga ati uyu munsi nari mfite wenda konte iriho 50,000 ariko ndashaka ko uyu mwaka uzarangira mfite 100,000. hari abapapa barimwo bari bati uyu munsi nari wenda ntanzo mfite ndashaka kuzubaka inzu, amodoka mfite ndashaka kubaka imodoka. Na yahe masomo nk'abiri cyangwa 3 ubuze kubaka imodoka. Kubaka imodoka hari ukubaka, iyo ugenda ubika amafaranga make uri kubaka amapine, iyo umaze kugira amafaranga yose ubaho. Okay, nizihe nama twagira abantu zivuye muri urwo rugero rwababayeho rw'ukuntu umuntu bamwe bafashe icyemezo bibatunga bihuse ahubutse n'abandi bagategereza. Aho tugira abantu nama buri wese inama imwe nayenze kuvuga nk'ebyiri dusoza ikiganiro. Inama nabagira ni kudahubuka. Inama nabagira ni kudahubuka kandi mukareba ibihari byose mbere yo guhitamo. Ukabanza ukareba ibihari byose. Ubuze ushaka ko nk'umuhungu ugiye kurongora azabanza akareba abakobwa bose bari mu gihugu, cyangwa umukobwa niba mutereta akazabanza akareba abahungu bose, yazasaza atararangiza kubareba. Nyine uzabireba icyo ukeneye ko ukeneye. Niba ukeneye ko ukeneye ikintu ubanza urebe byose ukeneye. Niba ibintu byose ukeneye ukabanza ukabizenguruka ukareba ikirenze ibindi ukabanza ugahitamo, kuko iyo uhisemo nabi kubera guhubuka nyuma uricuza kandi washoboraga gufata umwanya ukabanza ukitonda. Wowe ngewe nama nagira abantu ni ukudahubuka gufata icyemezo, kudahubuka guhitamo cyangwa gufata icyemezo cyangwa no gukora ikintu. Kandi imenya ngiye baravuze ngo byo guhitamo abakobwa mu gihe za saa sita wabonye. Iyo ugiye guhitamo umugabo ugomba kuba ufite umukobwa wumva ufite indangagaciro, uba wumva ari nzima kandi uzagira couple yanyu ahantu hazima. Iyo ugiye gufata icyemezo ukavuga ngo iki kizangirira akamaro kurusha iki, kandi ukavuga iki ntabwo nzakicuza, iki ngiki wenda ejo nshobora kuzakomeza kugikoresha, iki ningifata kiratagishira, ukareba icyo kigufitiye akamaro. Twumve na teta nawe tubwire inama yagira icyo ufite ubushobozi niwe pase muremure kugira ngo nyuma utazabyicuza. Reka twumve na teta nawe tubana ku musozo. Inama nagira abadukurikiye nabagira inama yo kumenya guhitamo. Nta kuriya wari uvuze leta yaravuze ngo niba ushoboye umusaza utabonye umukobwa washakaga ugomba kubanza kumenya indangagaciro ze, nawe ukamenya indangagaciro z'umukobwa ushaka cyangwa umuhungu ushaka. N'abahungu reka tugira indangagaciro kandi ugashaka uko mwahuza ukabana neza n'umuryango. uko tuvanyemo amasomo wari utararangiza, ukamenya nyine indangagaciro z'umuhungu wenda ushaka, ukamenya niba muzahuza nimubana cyangwa mutazahuza, ku buryo hari igihe bishoboye no kugera igihe mukari mucana inyuma kubera ko utahisemo neza, ugahitamo nabi uhubutse nka bamwe bari ice cream igahita irangira bakaza kubitekereza byamaze kurangira, naho ugahitamo umuntu udafite indangagaciro ejo mu gitondo akaguca inyuma. Si ibintu byo guca inyuma muzanyemo nabyo tubyinjiremo. Guca inyuma ni ibiki? Kagira inkuru. Guca inyuma ni ibiki? Kugenda ufite umugabo nyine umuntu ubukunda ukajya gukunda undi utabimubwiye atanabizi ukajya ubimuhisha ukikundira ubundi. Noneho ni nka bya bindi hakumwe mbandi kwirebera nk'amasitati nabona nk'umukobwa mwiza habona mu ndebye nabi. Nyine ni nka mbese muba muri kumbuza ko bagafite ufite nk'umugore noneho murarangije mumaze gukora ubukwe, muragiye ubonye uwundi mugore mwiza kubera ko mutahuye, noneho ubonye nk'undi mugore mwiza uramukunze, noneho mukoze ubukwe umugore wawe wari ufite mbere atabizi, buri gihe nyine rimwe na rimwe ugasanga uwo mugore wundi wawe mugakorera ibintu ubundi mugabo atabizi. Mbese ubwo
bishobora kuba byaravuye kuri kwa guhubuka twavuga. So ngo guhubuka rero bigira ingaruka haba mu buzima hari n'igihe bwa couple bishobora no guturuka guhubuka mu gukora mariage mutarabanje kubyumvikanaho neza tugahura no kumenyana imico mibi. nese buriya umuntu amenyana n'undi mu gihe kingana gute? biterwa nuko muteye mushatse mwana n'imyaka 2 umwaka biterwa nuko muteye. Mwebwe mwumva muzamara nk'umwaka cyangwa 2? N'umugore wanjye yigishije ko kugira ngo umenye indangagaciro z'umuntu ugiye gushakana kurambagiza. Bakababwira ko kurambagiza bimara nk'igihe kingana gute? Angahe? Nk'atatu y'igihembo. Yego. Ariko wenda tugana ku musozo tunabwira abantu ikiganiro cy'ubutaha tuzaganira. Tubanza dufata umwanzuro ku cyambere. Inama tugiriye abantu ni ukudahubuka mu bintu byose. Iyo uhubutse muri mariage ugera nyuma ugasanga umugore wahisemo indangagaciro washakaga nk'uko tutabivuze ntaza afite, ugasanga nawe izo ufite wenda izo yashakaga ko ufite nkamutahuza akaba yanaguca inyuma cyangwa urugo rukaba rwasenyuka. Icyo ni icyambere. Ariko no mu bindi ugiye kugura imodoka hari igihe uhubuka ukahita ugura iyo ubonye aho ngaho kubera ko ariyo abakomisiyoneri bakuzanye, ugasanga ejo hari iyindi. Iyo ugiye gusaba akazi, iyo ugiye gukora umushinga cyangwa se ukagura imodoka ihenze cyane utabanje gufata umwanya mukore budget amafaranga agahita gushirana ukabura ayo kurya cyangwa ayo kubaka inzu. Wazama umuntu aguze imodoka atangiye kujya yikopesha ibiryo, akagura imodoka adafitiye ubushobozi. wagura imodoka udafitiye ubushobozi. Ikindi ni iki? Izindi ngero zo mu buzima busanzwe. Kudahubuka. Abakunzi bacu babyumvise. Ibanga ni uko mbere yo gukora buri kintu cyose ugomba gufata umwanya ukabanza ukagitekerezaho. Tugira ngo tubararike rero ku kiganiro cy'ubutaha. Hari ibintu muvuzeho ngo byo gucana inyuma, bahita bango nyine ngo ukaba ufite umugore wawe hano mwasezeranye ukajya n'undi hano ngo mukajya mukora ibintu. Hano hanze ababyeyi bajya bibaza ngo ni ryari umuntu ashobora kuganira n'abana ibintu byo gukora ibintu cyangwa ibintu by'imibonano mpuzabitsina. Mwebwe muba mwumva ari ryari umuntu yabiganira? Ese muba mwumva ari gute umuntu yabiganiriza ababyeyi? Mu nteruro rimwe tubararika ikiganiro cy'ubutaha nicyo tuzahita dukora. Ugomba kubimubwira amaze kugera mu myaka atari munsi y'imyaka 10. Tubanze twumve Benita. Ni ryari ushobora gutangira kuganiriza umwana ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina? Igihe azatangira kuzajya bizana mu biganiro mukamukana kumva n'umwana arabivuze. Ugomba kwita muganira ukanambwira ko atari byiza. Ni nka ryari ubu